kandi dumba aho wicaye aho Godfather utamuzi. ngenda mushaka hiki Mbabaje reka nihorere nta. uramuzi Mm. oya numbwire ko umuzi Kuka mbloka ntari umustar. Suko ndamuzi. Suko ngo abizi ko ndamuzi. arimo aravuga muri comment ngo umukecuru aratangaza iki Umukeje Godfather, don't pull my legs oh. urakoreke Ndavuga. uravuga iki Ndamuvuga. uravuga iki Nanyubahuka bivuge. urashaka kwaza hano Hama duce tuduzanya. urashaka kwaza hano Nanze nyubahuka bivuge. Godfather ngo tubwire ko ari ntashavure ninavuga kubera Godfather aca yishavuza ashabura iki ko ari njyewe ntuza naza nyita umukecuru iki Ali ambwira ko ndi umukecuru jewe ndumva akangubwira ikintu mfa n'uyu mugore mama isore ntabwo mwita umugore isore ntaramurongora isore ntari nahura nawe ngo ni indaya so karaya muri nyoko ziba Ali yagiye muri Canada nkaba naramubeshye ngo mba Canada ntiwambeshe nihuba ntega amatwi ahageze ngo he Godfather hewe ndi ngaha so none hewe Godfather ndakurabe nti utsimbuki sinavuze ndakurabe no Godfather reka kujubesha reka manje tuce kurafata umwanya uvuge Dumba rega ibi bintu arabizi Dumba kuko nyuma yo kumbura wahamagaye Dumba baguhuza na Sanjake cya kindi wamwogushiwe umugore amwe ati Godfather ndakurabiye Godfather ndakurabiye mengo ufite igitsina kinini yo bigene kimbeshe ndakubeshyira kubera iki ari wanshakira ikintu washaka kunsabanya wanshakira nyo Dumba narakurahiye igituma wowe umwene nta business uretse gato nta business nagiranaga nawe hano kumvugira warabyumvise ngo nyo oya ndakubaza arabesha nta business nagiranaga nawe wanshakira giki Godfather we were friends like we were friends online with who with me how you know my Godfather urandi yukonsa like my voice turavuga ati this guy ufite ijwi nk'iri ngiyi ashobora kuba aryoshye wewe urinde gusa muri Canada kugira ngo ndongore ndakwima ndanga none kuva icyo gihe ungirira inzigo icyambere uri gato wamwumvise Dumba yaramwe ngo hewe nguragonze ngushobora ko ufite nk'igipipi oya ndikwambwiye nuko yajyaga afite utugabo tw'utumari twabaga tumeze gutyo Godfather mugo wewe Dumba ziba iki nawe ugomba nkoranire nje ndimo navuga ibyo Godfather naramubwiye ndi muri Canada tubona ndakublock I blocked you kuko ntabwo nashaka kugira ngo you didn't block me warambwiye ngo niduhuru uzansambanya did you tell me that Yesu mwami Godfather ibyo birabizi ariko ibyo birabizi ko mbikuziho ko wabivuga Hemi ubu mugomba musevye oya nagaro ukuntu kugusebya okay reka nayo gukoresha amagambo aremereye waravuze ngo niduhuru uzandya sibyo urakaribwa n'isano umva gode umwana muto nkanjye ndavuga ngo uyu nguyu yandoboye nabi imyuna ndabyanga Godfather ndakujya hehe ufise inyamizi umva uhagaze ku magufa ngiki urumva so icyo gihe tukihorere tukirenge ikindi cya kabiri Dumba wewe ubandanye uvuge wogumu uvugire Godfather nta bugenzagira kizoguhinduka nabonye ibyo yakoze Miss Joy none ntiwabibona nambaretse ngo nubwo ibintu gukorera akazi ntabwo ari byo musa ntabwo gukora Kevin kazi ntabwo ari byo urumva ntabwo ari ukuvuga ngo niba nabimukorera anyway nawe ntabwo wakabaye uri happy cause ni mwene wanyu yabihakanye wowe kutarabihakana bande abanyamasisi ibintu napfuye ikintu napfuye na ntuza ni iki ngiki nani ndura mujene bro turi big audience turi abantu turi community ifite urukundo we kuryo tutakarebye uturere ntabwo ibintu by'ubunyamasisi ngiye sindanabyemera by the way no that's not good ntabwo mbyemera du kuko ufite abantu uyu ntabwo ari umurundi niwe ariko mba numva bitantabwo muri content twakora ngiye ariko nyine uburenganzira bw'umuntu kubivuga uko abyumva kandi ntabwo bivuga muri kote negative ntabwo bivuga muri kote negative mbabarira ntabwo bivuga gusa ko hari complexe yanyu y'abanyamasisi komanyo ko bandi no sense bandi barayihakana
umva na Godfather ukuntu arimo arahihakana mu cyayenge reka reka uravuga ngo uzabaze turi muri Dumba gospel Dumba yateye ngo ntabwo Dumba twakabaye turimo tugera mu cyayenge Dumba uzabaze ninjye muntu uri proud y'uwo ari we urumva ngenda noneho hariya iyo hahagaritse identite nkayemera uri kunyumva ndi proud y'uwo ndiwe kandi umva none uzanumve nka none ka accent Godfather yanjye ko tuba batubwiye ndanayishakisha ngo wa nkanyumva neza murundi we umva tutababara nka God rata nawe we ntabwo ashobora kuvuga neza ko Dumba uri umugande uzi ukuntu abikora ajya aza agatangira kumvugisha mu kigande ngo musajya aguye ngo none se musajya akavuga kigande urumva none se semite kutazi kinyamasisi ntaringa ruvuga muri akaba bikikije ku ruhande urumva kugira ko kwereka ko uri umugande kugira ngo anyereke ko ndi iki ndi umugande mugabo jewe Godfather when he addressed bro me ariko sinzi nubizi Dumba ngo wa murundi kazi no uzabaze urumva ko yanka ko Godfather why shusho ntabwo Godfather ntabwo ari proud y'Masisi Dumba ahubwo reka nkubwire mu minsi mike hagiye kubaho visit Masisi urumva ndabasaba kuzajya mubivuga cyane tukajya tubipromotinga. Thank you so much. It's okay, we love that. Ariko niba ujya kwika n'ama space yanjye urimo kumva na dressinga ahantu navukiye bro ndi proud yaho kuko hariya turi imfura zikarabye ukazajye utinya cyangwa uhakana the thing is n'umuntu niba n'abantu n'umuntu wese bura abantu bakuva muri community yanjye umuntu wese ushatse guhindura na accent cyangwa namaza akashaka kumbwira agashaka kugoroka ukomoka uwo ngo ndamuzonga wowe wari wumva mpakana ko ni umugande Dumba ntabwo uri umugande uri umugande mara uri umucori uri umunyarwanda umugande tubitandukanye sibyo aha twicaye aha twese mwese tubazi erega twese turi abanyarwanda nawe twese turi abanyarwanda nawe rega uri umunyarwanda ntabwo ndi umunyarwanda ndi umurundi uri umunyarwanda se watari ubusugesi mu Rwanda ntiwakoze mu karere wowe wakoze muri leta y'u Rwanda none narakozeyo none wabyirukiye wakoraga mu Rwanda ufite ibihe byangombwa ibyangombwa by'u Rwanda ariko ntabwo bingira umunyarwanda ndi umunyarwanda yes ariko apana amaraso ngo iki amaraso apana ubuvukire no ubwa mbere umugabo wakurongoye wa mbere akanyarwanda ubu ufite DNA y'abanyarwanda okay yes ufite amaraso y'abanyarwanda shinda yafise yes ndi umunyarwanda yes ndiwe mugandi murundi kazi erega abarundi nabo ni abanyarwanda oya abanyarwanda ni abarundi ahubwo we story urayicurika okay it's okay reka twe kubirwaniramo umva musa hanyuma ndabizi wenda Dumba none nabonye erega ndabizi nubwo ngiye urabizi ko ntabanga ngira murimo gutwika kuko ejo bundi muzagira ibi wabanye Masisi nguko Dumba ari kwibasira nkora kwibasira uriya musore ibi nibi kingo bura ngo ntatangiye kuza nabwira ngo kapfa ngo muyumva ko promo uziko nagiye kwamagana nahamagaye kiriya gipezo nagiye base umva we biti we na Dumba biti kwara tekizi ko ari promotion ngo byambabaje nyine ngo niki ibi nibi uje ngo ngo byambabaje ngo yataka ngo yangu urabona ngo we ugashobora guteka ngo uri gutwika ngo ariko ngo urumva ngo binyikiriza ngo urumva ngo abantu ngo kubona ndavuga amabera y'uko muri gutwika gahunda imeze ite bari kurumva ngo ejo ngo saa sita niki ndavuga okay we bita papa gege uwero bita papa gege urabona nka papa gege nka hari ikintu ashobora gukora ariko ugari rwatangiye kwiriza nyine runyereka ko niba hari ushobora kugenda hariya ugatangira kumuvugira ngo yo ngo rwose ngo papa ukabukoza kandi karayive mu kanya ngiye kumva ngo ariko ngo ejo saa sita ntirekeraho papa gege ni mubi cyane papa gege ariko Dumba rero ntabwo ngiye kubangira ikiganiro ibi bintu byo muri 155 mwagize ibanga ntabwo ari byo ibihe ntabwo ari byo uriya mwana ngo baramwoheje arasohoka ava muri reba aragenda agiye kwama ibobo ku muhanda iwuhe Roskana wow ndi wantu ibintu byo kujya mugira bano bana inama umva umusangira kuri aya makuru bamuhaga miliyoni 5 ku ndirimbo agiye gukora indirimbo undi arayanga ngo akeneye miliyoni 10 cyo tuvugisha ukuri bate Dumba ariko Godfather nabwira ngo miliyoni 10 barazishura muri Roskana arakora igitaramo kigarura amafaranga to be honest ubonye rebo igushyira ngo miliyoni 5 nk'izo 155 yamushyiragamo umujera ranga sizi umuntu amushugisha umufaranga aje gukora indirimbo yakoze yishyura miliyoni 17 bamuhaye miliyoni 6
anayiyongereraho ejo akora budget atanga miliyoni 10 baramubwira ati ntabwo miliyoni 10 yego nibyo ukeneye ibintu bihenze ariko amafaranga azagaruka ati yego izindi urarifite umaze kuryubaka ariko se ibi bihangano bizagarura izi miliyoni 10 tugiye kugushoramo oya hari ikintu Coach Gaël yajyaga fate akora sha tugiye guhindura Coach Gaël hari ukuntu ajya yihizihirwa iyo anyweye shot ebyiri za Hennessy iyo akubiseho shot ebyiri imwe ya mbere ya kabiri ahita yumva aryohewe cyane agahita avuga ati bahungu banjye mufite ibibazo mwajya mfite miliyoni zingahe ngo 12 agahita abwira Kelly yamuhiyemo transferring indi hano bagahita bayamuha ubwo rero bwaca mu gitondo bagaca mu gitondo Coach Gaël arimo arabaza ngo byageze gute ngo ntabyibuka neza urumva atabyibuka neza ariko byagiye none se ukuntu byahise bigenda ubundi muhanzi ahita avuga ati ngo baguhaye miliyoni 15 za video ngo babihaye ngo ninjoro ngo bahise bayampa ngo mani ngo right away barimo baraganira nka element ubundi ahita avuga ati nanjye video yanjye zabikorwa na video n'amafaranga ngahe na miliyoni 15 ariko abantu babwiye uriya mwana kugira ngo asezere baramuhemukiye no muri letter yanditse inyuranyije na contract bafitanye bivuze ngo amakuru mfite nuko Ken yamaze kwandika letter cyangwa ibaruwa ijyanye n'amategeko na contract bari barakoranye biraza gukostinga uyu mwana amakuru mfite ngo kaje gutuma abantu bagiye gusabira imbabazi abantu bamubeshe sura bazi harimo Kenisoro harimo Element ni gute Kenisoro yamubeshe agasigaramo ariko Dumba ikibazo Godfather wowe iby'imiziki byinshi umva tuvuga iby'imiziki ceceka nituvuga iby'uburayi uvuga oya ariko ugisubize ntuzajye winyuza ku ruhande uvugisha ukuri yuko wowe woratandukanye na Godfather avugira abantu kugira ngo bahabwe ukuri kwabo mugabo wowe uri ngaha gusa uri muri rusange gusa uri kwifatira uri muri entertainment ntabwo ibyo bituma kubrokora ntabwo ibyo bituma kubrokora nakomeza kubrokora oya ntabwo ndi kugusaba kumbrokora shahi tenkete muganda kubwiza ukuri aho uri umuntu uri kuvugana nawe you are wrong wo kubera wovugira abantu ntabwo mvugira abantu bararenganwa ngo uyu unye Dumba nta hari buhagarare ariko arashaka kuzo ivyo uri kurabaza sibyo ari kuvuga basi reka nkubwire wakigorewe ngiye kugukuraho kubera tutajya kuvuga ibintu biri seriye okay reka mpore ntunkureho ceceka rero wakigura reka kuntuka rero mubwira pardon okay pardon now okay sorry now urumva rero God agiye kubita akanyamerika God nashimwa kabisa sinabimenye nari nasese nashwanyutse bro nashimwa kabisa urumva God bari abahungu Kenisoro na Element na Roskana bumvikanye kugira ngo baveyo noneho bose batinya ubanza noneho ufite amafaranga muri bose ni Roskana ayakura he rero uyu mwana kuba mu mutaratara arapfubura okay ni ufite amafaranga na Roskana ahita aravuga ati niba tubitinye twese njyewe ndakora iki ndabikora mbere nose ari Roskana na Element ndavuyeyo mbere ari Element ugiye kureba Element we yigendeye kera Element yavuye mva makuru ariho ndetse no kuvayo kwe ubu turi kuvugana ibyo kuganira byaranze bagiye kujya mu nkiko God njyewe ku magambo banyibwiriye bambwiye ko amagambo ari direct ava mu bantu bari direct bambwiye ko nta mafaranga akenewe ugenda araza kugenda ariko amahoro atahe miliyoni 75 kubera reka nkubwire n'ibintu byinshi bari barumvikanye na Roskana byinshi n'ibyakoze uyu ariko nari nkomoje ko wagiye mbere ni Element
element mu Wa- kugenda uretse ntega amatwi nyumviye element mu kugenda nawe yagiye atyo amakuru mfite sibyo Mm, ashobora kuba ajya cyangwa atariyo mm, nuko element ubu tuvugana amaze kubarirwa mm, indirimbo 40 mm. sinzi niba arize cyangwa niba ari indirimbo yakoze amafaranga ntagere muri bande ya product cyangwa yakore muri studio zitishyuwe simbizi numbazi bivuze ngo amafaranga ashobora no kurenga miliyoni 75 nkuko bivugwa. So, ibyo bivuga ngo nta mafaranga arimo noneho amakuru mfite nanjye atava kure nuko ibiganiro byanze nta kindi ibiganiro ntabwo bishobora kwanga. Reka nkubwire ikintu kimwe bishobora kwanga kuko Gael. ntabwo element afite miliyoni 75 ashobora gutanga. Reka nkubwire impamvu ibyo bintu ntabwo bishobora kujya. Coach Gael ikintu yashakaga cyane muri industry, creative industry, byari izina rishobora gukora business. Coach Gael kereka afite ba advisor b'ibigoryi, aha akaba ariho mboneye umuntu wanyisenjeje kugenda ngo mu bloke nko muswera wa nyina, ngiye kumubloka kubera ngiye kuvuga ibintu na Coach Gael adashobora kwigira inama, aho niho nzanira mu bwenge bwanjye. So uno muswera wa nyina reka agenda n'agashino kanjye, agenda n'agashino kanjye. So nukuvuga ko ngiye kuvuga ibintu bigwenge ndibwa ko hari umuntu yanyisenjeje. So Coach Gael ntabwo yabakoze ibi, yababaze nabi gufata element akamushyira muri koti, kubera coach arimo arakoresha creative industry kugira ngo akore business ze zindi, kandi element afite abafana benshi bashobora kureba Coach Gael nabi. Aramutse ashatse kumushyira mu rukiko bigaba bishobora kudindiza impano ya element. Unyumve neza cyane cyane ukoresha n'ubwenge bwawe nawe ubishoze. Tuzite mu gitondo tukumva ko Coach Gael yatwaye element mu rukiko. Element ubu ngubu azaje amafaranga azakorera azishura Coach Gael, abantu Coach Gael bahita bamwambara, kandi abanyarwanda iyo bakwambaye bakurangiza utsibye. Kanze nkubwire ikintu kimwe rero, urakoze kuri iyo analize ukoze, ariko kanze nkubwire Coach Gael namenye. Coach Gael umuziki yawujemo kubera retour d'âge. Ibiki? Kubera retour d'âge. Coach Gael ko ndebera nk'umukozi wo mu rugo umwe ngo nta bwenge ngira. Ikintu cyo fana yisa arihe mu kuburokera ngo bamwita Shyaka. Bari ndebera uri cyo ndakubwiraga ubu mwitonde bari hano. Nukuvuga ngo ikintu mutazi cyangwa mutari musobanuka kuri Coach Gael. Coach Gael yaje muri ibi bintu, yaje muri uyu muziki, urimo kunyumva twasize ibigambo ngiye guhurutura, kandi hari aga project ngiye koko kadufata ko naje mu mwanjye wananiye. Coach Gael yinjira muri ibi bintu, ngiye mbere Coach Gael navuga Coach Gael urukumva ntazi capacity ya Coach Gael. Kugeza aho nagiye gucukumbura nkabona Coach Gael leta ya Amerika muri cya gihe cya COVID yamuhaye 1.2 miliyoni n'ibihumbi 200 bro yo gusapotinga business barangije amuharizo bita forgiveness. Urabona twebwe ubu business twacu dukora baduhezo 60 tukabyina. We bamuhaye miliyoni n'ibihumbi 200 ya playing forgiveness. Kandi zirakora. No ariya urabona ko kuri twebwe hano abantu tugira du company twa Kenny n'ikindi kutungu twa fake bagiye duherezo 60. Gael bamuhaye naracekinze ugende kuri za company muri Amerika miliyoni n'ibihumbi 200 kugira ngo leta igwe miliyoni n'ibihumbi 200 yo gusapotinga business. Nuko iyo business ibipima miliyoni zirenga, sizi nuko byumva. Kandi amafaranga nyine business zagomba gukora zara yakoze ego. Noneho ayo ngayo ntabwo ari ideni, yahise ya playing forgiveness bahita barayamuharira. Sizi nuko byumva. Narabikoze nigeze kubidara ariko mpita bikura musanga ndi kwinjira muri business z'abantu. Ariko ibyo ngibyo ni ibintu biri online, biri on public. Iyo ugiye uyuzi gukoresha internet ukagenda urabibona amafaranga company ya Gael yakiye. Kimara kubibona naravuze ntabwo nzongera kuvuga kuri uyu mugabo.
negativity kuko ni umukozi sinzi ko kubyumvikana Mm. kuko muri Amerika umuntu ufite ukora urabibona ntabwo ari ibanga Mm. nawe ba muri ibi bihugu ugende unyereke umuntu ushobora gukora ushobora kubona ushobora kwapurenga government ikamushyiramo 1.2 n'amafaranga menshi nabishyize kuri Twitter ariko nza kubivanaho icyo ni kimwe Gael yinjira muri uyu muziki cyangwa aza gukora business mu Rwanda cyese namutse nkubwiye business cyangwa projet uyu mugabo arimo nonaha umusa uremera ko uyu mugabo arimo kwerekera muri Leta Zunze Ubumwe za Zamburi gufungura kwa Kasuku agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Zamburi urumva gufungurayo ibikorwa bikubye birabye Kigali nka 5 projet yararangiye narabibonye manika amaboko nanze kubabwira adresse ariko muzabibona vuba agiye kubaka Kigali Universal agiye gufungura microfinance urumva icyo kintu ariko barambwiye ngo Kigali Universal intebe zitangiye gucika uko zacika kose icyo nashatse kukubwira ni iki ngiki rero Gaere arenze no kuvuga coach niyumva kakarayivu amenye ko ngo hari ibikinisho bimwe bitagikora ngo nk'imipira yanuza ngo bahita bacugunyamo ngo nibijyamo ibyo ngibyo tubiretse nani do nibakore coach mu muziki 155 yahaye muri umunawe ni ya Kenny yahaye muri umunawe no kuvuga ngo uriya musore nako uramupapa ni umuntu yashatse gusubira imbere kwa kundi ugenda ugasohoka ariko mu bujene bwawe akaba ari ibintu ukunda uyu mutipe yarakundaga showbiz aragenda agira amafaranga agera ku rwego rutari urwego rukaka muri showbiz ariko we yari tour daje iranga yongera kwisanga ashobora gukora investment muri bya bintu yakundaga cyane urabyibuka mvuze induru mvuga ati va muri kamera urajya mu ndirimbo Tanzania ukagaragara mbere y'umuhanzi niwe muhanzi ibyo byose yaragiye binyuramo arigaragura abantu batari tour daje muri uyu muziki y'umuntu bita Gael agafata amafaranga akayashyiramo akoresheje santima kurusha gukora business umutipe yarakangutse ubu ngubu ntayo mukiriye ariko ubu yabimenye ukuntu babikora urabona bira binakora kuri Tanzania yego buriya niko ko Kigali agomba kwitwara mu mutipe n'umuhanga bro ubundi kera ko Kigali ntabwo yarazi ukuntu babigenza ko Kigali yarebaga Bruce Melody agiye kuri stage akirukana Bruce Melody kuri stage urumva ntabwo yarazi ko ubundi uthrowing pate hakaza y'abastari noneho ukagenda ugafata nk'umufuka w'amafaranga ugahita ugira gutya uko niko ubundi bizinduka byose uzinduka ubonye aba followers n'abafana n'ibiki byose niko ba Ivan Semwanga baza ruburi nuko bajyaga babikora exactly ko batwitse zari nuko yabaye zari ariko ko Kigali afite amafaranga ariko ko Kigali nyine ntabwo azi ko urumva ko Kigali ntabwo yamenye ukuntu batwika kubera ko Kigali igihe ntabwo ari bwamenye ko na Dumba ibi bintu ari njye ubikora urukumva rero Dumba uyu mugabo urumva uyu mugabo ku ruhande rumwe njyewe ntabwo nenga uburyo yabikozemo ko yari afitemo kakandi ndi kubwira Tour daje ko kongera kureba mwati wow sino kubyumva ndayibona ariko ubundi abi bintu uzi ukuntu rega ndiko ntuza urabona Badrama mbere yirukankanga inyuma ya ntuza ya Tough Gang za 2010 yabaga ari inyuma ya Tough Gang za 2010 2009 yabaga ari inyuma ya Tough Gang abiruka nk'abo baje muri za iyereka Rugisenyi urumva ari ubatwaje amakabutura aragenda tombora roto muri Amerika ahura n'umukecuru ifaranga araribona urukumva yaje kugura ibibanza Musanze yakodeshaga ngo ahubake ayazana mu muziki siburi kubyumva hantu haravuga ati bya bintu nakundaga urukumva aho nambari ubucecero kanje kuhambarira igifatika nuko yisanze ari gufata amafaranga yose ntabwo Imana itanga umugisha rimwe nako kabiri so amafaranga yashyira muri bira bintu ngo byiriya nzu bigenda kura warebye so Gael amafaranga afite ntabwo showbiz nyarwanda ishobora kumugira umukene uyu mugabo afite amafaranga kandi noneho no kuvuga ngo nimujye muri Gael muri uyu muziki mujye muri nk'umuntu wagiye muri vacances
agafata amafaranga yo kujya muri vacation ibi bintu byose amazemo iminsi yigaraguramo yari muri vacation. The guy has money, urumva. Burya n'umuntu nabonye projet yakoze ejo bundi, umuntu arambwira ati oya, n'abantu nicaranye nabo batubwiye ko Gaere ashobora kuba afite umuntu aragiriye amafaranga byaraye, kuko bura niba ari amafaranga ashobora kwicarwa n'ibihugu bakabiganiraho, umutima agiye gukorana n'ibihugu, urumva ko Gaere arenze ibintu. Iyi nkuru ze kwicukumbura uzayibwira. oya Gael njyewe ibintu bye byose mba mbizi, gusa I just stick to the art industry cause niho mba nshaka ko tuvuga cyane, ibindi ntabwo ibindi okay, ibindi umuntu ashobora kubivuga ariko njyewe ubu ni nguma around. Tugaruke kuri ese ko nta mukobwa yarasinyisha. Ofite ubu ngubu gahunda yari ihari yari ugufata abandi bana batoya. Ubundi harimo umwana w'umuproducer witwa Compressor, ariko abantu benshi ntabwo bakunze kumenya ko Compressor barimo barakorera muri 155. Compressor barimo barakorera muri 155. Element ntabwo barimo barakorera muri 155. I'm hoping, I feel since impamvu Element atarasura ikete iri official na Kenisol atarasura ikete iri official, ariko I feel like Roskana we ibyo yakoze biri official kandi ni ibintu nyine umuntu yamwubahira tu. Ntabwo ari ibintu byo kumwubahira, ahubwo nuvuga ngo kugeza aya masaha sibyo. Igitabo cye kigiye kuzima, kigiye gufungwa kubera iyihe mpamvu. Twagiye tubona abahanzi ndetse niba afite wenda ubundi buryo, ariko uretse nawe n'aba Harmonize baranyeganyeze bro, biragoye kugira ngo uve muri lebo yari igufite iri kukuzamura ujye kwikorana. Twabonye ibyagiye biba ku bantu, twabonye ibyabaye kuri Amaloni ari he, Christopher. Uyu nguyu arabisobanukiwe cyane. Element ajya gushaka Christopher Inyamirambo yoherejwe na Bruce Melody kugira ngo yongere yegure umutwe. Christopher ni nyuma y'imyaka 4 akiba muri Kina Music. Mbwira umuhanzi umwe wavuye muri lebo agahagarara agakomera ninde? Reka nkwereke rero reka nkwereke ikibazo ba Christopher cyangwa n'abantu bavuye mu marebo kera bitashobokaga. Kera washobaga kubona umuntu yakoraga lebo yabaga bizi ko ari strategic, ari na influential cyane muri industry yose. For example nka Kina Music. Kina Music wagira ku maradiyo, wagira ku bande, bagira ku bantu bashobora kugira iki. Kina Music yabaga afite amafaranga ashobora no guhamagara ku iradiyo cyangwa niyo atahamagara Clement, ariko inshuti zafite ku maradiyo badashaka kwiteranya nawe, iyo urangiye gutandukana nawe bahita bitandukanya nawe ku neza yabo n'imyumvikanire yabo. Ibyo niba ucyumva. So rero ntabwo wavuga ati Goroma abantu yavuye muri Kina Music kandi kuri Kiss FM iyo Clement agiyeyo akubitana Uncle Austin 200,000 na industry yacu kuntu yize tarimo amafaranga. Mabano we kuva muri Kina Music yarakoze kuyivamo kuko ateraga studio imyaka yayisambaniragamo kenshi cyane muri ziriya ntebe. Yarakoze kugenda yatumye ira studio ihumuka, Imana ishimwe ubwo banayitwaye niwe mu rugo. Urumva Igoroma abantu we ntekereza ko kuva muri Kina Music niba yaraviyemo sinzi niba narayivuyemo ariko yarakoze. Komeza. Okay. Ibyo simbizi neza ibya Igoroma abantu n'imisambanire ye, ariko cyonse cyo ni bogari abakobwa bajya babibwira. Rero which means ko byabaga bigoye kugira ngo utandukane nabo, ushobore ibikorwa bya bishobore kugenda. Urumva kandi social media ntabwo zari nizashobora, ntabwo zatwikaga cyane nk'ubu ngubu. Ariko right now impamvu mwabonye ko Christopher yagarutse nuko Christopher yiyongoje mu gihe cya social media. No, ariko Bruce Melody yagiye kumushaka aramugarura. Bura Bruce Melody yafashije uyu musore mu kongera kujya kuri map. No, indirimbo Mani Studio zirahari mu Godfather Studio ziri mu Kigali nyinshi. Ubu ushobora kwinjira muri studio ugakora.
urumva anene ugasohora ibikorwa byawe, ariko icyo Bruce Melody ashobora kumukora se ni iki? Ko Christopher azi kwiyandikira, ko azi no kuririmba, ko n'abanditsi baba bahari. bro Gusa ariko mutipe rero arwaye depression bro. ashobora kumutinyura akamubwira ati kora mani, kora ibintu bisigaye bigenda, kubera we aba akiri muri analogue. Yamwandikiraga indirimbo nubwo azi kwandika, akamwandikira indirimbo Bruce akahereza Melody se melody. yiyandikiye zingahe kugira ngo yandikire Christopher? Okay, ubwo nuvayo umbwire tugaruke umbwire ikintu aya masaha. Oya Bruce Melody indirimbo nyinshi ntabwo aziyandikira, ibyo birazwi. Hanyuma kandi hari umugabo ntabwo sinshaka no kuvuga amazina ye kuko yambereye ikimara, sinshaka no kongera kuvuga izina rye. Ni igiki yakoreye Nobuja ku buryo kugeza amasaha Nobuja yirirwa ararira? Ni iki? Bruce Melody se Oya, uriya muvandimwe wawe ntashaka kuvuga amazina ye. urumva rero. So rero ni ukuvuga ko Christopher nibuko yashoboye kuza mu gihe cya digitali, akaza agakora indirimbo, akajya kubona indirimbo ibonye views, indirimbo iragiye, indirimbo apostinze kuri ntuza. Byari bitandukanye na kera ubwo bajyaga bakora indirimbo ugomba kugenda ku maradiyo kirema yafashe yose, urumva. So ubu ngubu rero Roskana ntabwo ashobora kuba ari friend, ntabwo yafrenwa na 155 mu gihe we ashobora kwikorera audio na video akabishyira kuri page ye. Icyo abakeneye ni uguhamagara Godfather akavuga ati Godfather nishira mu magambo yawe iyo ngiyo, Dumba mvugiraho niba yumvikana nanjye, kereka nanjye bampamagaye, uretse ko ngewe ngoye ni wama amafaranga birimo umuziki urayama nkayaje nahize umwana nkamupostinga. Ni ukuvuga ko nihazagira umuntu babyumvira, nihazagira umuntu ama amafaranga yo kuzimya yo kuba ndashyira igihangano cy'undi ku rukuta rwanjye. Iyo ngayo wowe umpa amafaranga yo kugira ngo inshyire igihangano cyawe ku rukuta rwanjye, that's it. Ariko ntabwo ushobora kumpa amafaranga yo kugira ngo ntushyire igihangano cy'umuntu ku rukuta rwanjye, ibyo ntabwo bigira. So rero bimenyesha ko mu yandi magambo urashaka kumbwira ko bidashoboka ko Roskana ashobora kuzima nk'abari abahanzi bavaga mu marebo bakazima? Ntabwo ashobora kuzima, kereka we wenyine agize ibibazo nka personnel by'urumogi, kozi kenshi bari ibibazo by'urumogi byaba abantu bafectinga, ibibazo by'urumogi akagujya muri za depression yagize. Ikindi nakubwiraga nka ko Kigali twamwangira afashe nka element cyangwa Roskana akamutwara muri court. Ariko iyo ubwiye abantu kukimwangira mujya mwemera ko iyi ngiyi iyo umuntu ibi ngibi ari business, ariyo mpamvu babayeho contract, aramutwaye mu nkiko kuki bamushaka kugira ngo mu mafaranga y'umuntu azeme izo santime? Abafana ibyo ntabwo tubimenya, ariko ntabwo ari byo. So abafana bagomba kwandastandinga kugira ngo n'uyu muziki uzagera aho ugera bumve ko business ari business. Abafana twebwe tuba dushaka, icyo dushaka cyane ni umuziki, ariko umuziki rero kugira ngo ugire agaciro ntabwo contract zabo, uranyumva? Ndakumva. Ntabwo contract zacu zitureba twebwe, all we need ni ukumva ko umuziki twawumvisha. Kuba mwumvisha umuziki rero especially tugaruke no nk'aba promoter, sibyo? Twibukiranye ko kugira ngo uwo muziki uryohe cyangwa unabe promoted ugere kure, nuko hajya bahubahirizwaho amasezerano, noneho n'abashoramari bakaza. Nakubwira ko mu bihe byashize byose Gaël ariwe muntu waje uri seriye, ufite amafaranga menshi, akaza agakora ibintu biri serious mu muziki. Njyewe nawe turabizi, me and you we know. Ariko ndashaka ufate umuntu w'Inyabugogo uzi element amwumva ku radio, urumva we ibintu bya contract kwera zabimenya ryari. Erega hari ibintu byinshi uba ugomba gutekereza, ibintu bya contract biba bigoye kugira ngo amenye we icyo akora. Ntampamagara koko. Ntabwo ndi kukumva. Wapi? Kamaro wowe kora request, reka kumpamagara, hamagara. Urukumva Dumba? Reka ngo cyo tuvuye ngo tubitega amaso turebe, urumva? Hanyuma byagenze bite
byagenze gute kugira ngo Nobuja aya masaha batavuga rumwe na Debeni? Naravuze ko ntarivuga izina ry'uriya mu jene ariko narivuze. Nobuja ino minsi bariyuze na Debeni ariko ikibazo ngira ngo cyari ku bitaramo. Debeni yakoze ufite Debeni ko ngiye kubivuga kandi yarambujije. Kati gwayongera icyo nicyo njya mfana we uvuga ko nta muntu ugutamira kandi uri umukandazugi. Iki nicyo kibazo kubera iki hariho abufata mama Dede uyu nguyu we nuko aba yaraguhabuye. I don't get the point. Ikibazo ni iki? Hari ibintu bitavugwa. Ibyo bintu by'utuzu rero nibyo bimbabaza. Kubera iki? Hari ibintu bitavugwa ureba ugahita uvuga ati iki ni ingeso izivugira. Iki ni ivuga kiraza kuzana ibibazo. Kamara we kora request ndakubonamo hano. Ubundi ukuntu byagenze. Debeni ntabwo yabonye amafaranga mwibaza ko yabonye. So abantu benshi ariko biravugwa ngo Nobuja muri New Year's Groove igihe cyarageze avamo aravuga ati avamo kubera yabasabaga amafaranga ibintu bikirimo birakorwa. And then amafaranga agomba gukorwa cyane ibintu bihari ibintu birimo biragenda. Project idea ninde wayizanye? Niya's Groove ni bari Groove ntabwo nigeze Niya's Groove iriya ni idea ya Nobuja. Niba ari ibyo ngibyo so rero njyewe ngomba kuba umukire cyane ko zina idea nyinshi mbwiye abantu ni ibintu byinshi nze nkavuga ati iki niki kigere gutya bakagikora kikagira nk'indirimbo yitwa ntuza whatever iyo ngiyo bayita I'm in love yantuza iyo ni indirimbo ninjye waje ngavuga ati Debeni va mu bindi bintu indirimbo yifata uyishyira hari ni idea ngavuga ati okay indirimbo niwe kwinjira amafaranga rero give me half of it. Ntabwo twa umuntu yagira gutyo ariko nk'abantu barabajama bose Nobuja Muyoboke Bayingana na Debeni bagombaga kwicara hasi bagasharinga bagenzi be nabo they said we gonna share turaza gukurikira Debeni turebe none Nobuja aravuga I'm supposed to be the boss, I'm getting the cut biye nibi so rero abantu bagira ngo bakavuga ati wapi like deka dukurikire turebe icyo tuzakuramo nidukuramo tuzashira ku mupanga. Nobuja aranga abakoze iki abavuyemo. So avuyemo abagabo baramwihorera aragenda. Debeni yaba yarakoze amakosa. Debeni nk'uko muzi yagerageje kwinginga urumva ukuntu ameze agerageje kwinginga ariko nyine kwinginga ntibishoboke kubera Nobuja we yashakaga amafaranga. Urumva Debeni of course abungira ngo urabyumva babayingana n'abamuyoboke bahita bagenda bakabwira Debeni mwihorere urabyumva nyine ubundi ugomba gufata side zose ukagenda muri hari ukuntu ukigira abantu bakubaho dumba sibyo bro. Nobuja urumva uramutipe n'umuhanga ndi kubikubwira urimo kumva ni umuhanga kandi ushobora kubyuka mu gitondo agakora ibintu byawe nk'uri gukora ibintu bye mu gihe gito yanamumenye urumva. So kuri Debeni noneho Nobuja ni wa muntu ashobora guhaguruka agasiga umudamu we mu buriri akajya mu bintu bya Debeni urimo kumva agakora nk'uwikorera mu ntambara za Debeni uramutipe yarahagurukaga ibintu bya Debeni ni ukuvuga ngo gusa gusobanurira gute. So hari ahantu bigera dumba ugafata umuntu turi kumwe
ugakora sacrifice gato. Ko we na Kasuku mwabaye inshuti kubera mwese mwanga The Ben. Ntabwo nanga The Ben umusa. Dumba uza ntabwo ngiye ngira urwango. Ntabwo nshobora kwanga umuntu. Musigaye muvuga nabi. Ntabwo nshobora. Ntabwo nshobora. Ntabwo nshobora kurana ntumvisha indirimbo za The Ben. The Ben ndamukunda. The Ben arashoboye. Urimo kunyumva? Ako nashobotse. He's trying gushoboka. He's trying gushoboka. Ariko ntabwo reka nze nkubwire. Urakabaho ushoboye. The Ben arashoboye. Mu mpano mu Rwanda nta muhanzi uririmba nka The Ben. Ndabona mugeranya na Meddy ntantu bihuriye. The Ben agira ijwi ry'umwihariko nkuko twumva uriya mudamu wapfuye ninde w'umunyamerika kazi. Whitney Houston is. Thank you so much. Urabona ko afite ijwi ryihariye, we tumuzi ko ari umuhanga mu kuririmba. The Ben afite ijwi ry'umwihariko, urukumva? Rikurura abantu uramutipe n'umuhanga araririmba. Ibyo ngibyo ntabwo kiriho comment. Indirimbo ze ndazumva. Tugaruke mu myitwarire n'imyifatire no kumenya kubana n'abantu. The Ben ameze nk'umuntu warerewe muri zoo. Ntabwo azi kubana n'abantu bro. Oya. Uko niko kuri, igihe kizagera ubirebe. The Ben abana n'umuntu umufitiye akamaro gusa, kandi The Ben akabana nawe mu rwego rwa sajeni. Urabona ko n'umuntu akoresha utupapuro rimwe gusa akajugunya. He don't care about other people. Nuvango ari selfish ku rwego ruri hejuru. Ndeka rero ako kantu nkakubwireho. Noneho urakabeho. Nuvango ikindi The Ben kuva kuri ndese, kuva ku muvandimwe we hari wose araterura agafata agashyira mu gafuka k'abafana. Reka nkagusobanurire wo gakeye. Iyo ni character ya almost 90% y'abahanzi. Cyane cyane abahanzi badafite management iri strong. Uwo si The Ben gusa ukora gutyo, na Bruce Melody niko ameze. Oya. Aba bantu nibo ndavuga, nta bantu mba ndi kumwe nabo, si abantu bambwira, nta bantu ndiringa nabo, nta bantu nzi. The Ben is like a brother, is like ibyo uvuga ndabizi. Bruce Melody nawe nuko ibyo uvuga ndabyumva, urumva. So like yaba Kenny Soul, yaba nibi bituvuga ba Papa Gigi, abahanzi yaba Chameleone, mani abahanzi n'abantu bafite iyo defo. Bafite defo yo kumva, kandi hari ukuntu ushobora kubumva kubera most time abantu kubera umuntu aba bakunda, hari ukuntu umuntu aza akagukorera ibintu kubera aje mu system y'ubuhanzi. Rero ugasanga umuntu atangiye kugukorera ikintu ariko agitangiye utakimusaba. Urabyumva ibyo ndimo ndavuga? Noneho at the time ukatangira kubona ko probably like haje uwundi muntu arimo aragukorera nawe icyo uriya gukorera, noneho ayisarusha wa wundi ariko nawe ntabwo kimusabye. Noneho umuhanzi atangira kumva ko ari umuntu urenze bagomba kubikora. Urumva, bagomba kubikora. Noneho niyo sometimes ushobora kumuhamagara kubera yumva ko ibyo bintu ugomba kubikora, yagufashe for granted, akaba atafata telefoni yawe, cyangwa akaba yumva ko n'umwanya wawe utari valuable, ko yawe replacing n'amafaranga. Urumva, kubera azi ko uri umufana kandi waje wizanye. Ariko ibyo ngibyo bikaza bikahita byikira abahanzi cyane cyane badafite management. Kubera nk'ubu ngubu biragoye nguhaye nka management nziza cyane, nagwa nka management because Wasafi is not a good management. Nagwa nka management ya Swang Zave niyo muri Uganda. Biragoye cyane kubona Vinka kwandikiye cyangwa azawi. Cyangwa kugira ngo wumve ngo Winnie Nwagi ngo arakwandikiye bam ngo ni boro ya Winnie Nwagi. Baba bafite aba manager babo nabo ari abastari tu.
bakavuga ati ni manager Benoni, ni manager Cyaze. Ni ukuvuga ko when you going to, niba bagiye kuvuga ibintu bya Vinka, ni Cyaze aza kukuvugisha. Niba na Spice Diana, uraza kuvugana na manager Roger. And then manager Roger, ibyo muvugana byose nibyo araza kugenda abikoreye kuri Spice Diana, to the extent ko muragenda niyo ushaka no guhura na Spice Diana ubanza guhura na manager Roger akagutwara kwa Spice akagushimira. So rero there is no way uzavuga ko Spice ari umwana mubi. There is no way ushobora guhura na Sheba udahuye kwa Jeff Chiwa. Jeff Chiwa is gonna do everything. Ntabwo uzavugana na Sheba. So abahanzi ariko Chameleone abantu bajya bamufata cyane nka The Ben na Bruce Melody. Kubera Chameleone ameze nkabo. Chameleone ni umuntu uno munsi uvugana nawe akakumvisha ko ari umuntu we. As I'm telling you right now, Chameleone ni umuntu muri DM zanjye twandikirana ariko ntabwo am following. So like icyo gishobora kundakaza. Ariko kubera njyewe mbana noneho nabitinzemo ndabizi. Urumva like ajya no kubikora like nabibonye. No, I understand them better than they even understand themselves. Urumva agenda guhindukira niye biragoye kugira ngo ndavuga ati okay uno musukira n'uri ntabwo afite management. Probably ari muri Uganda arimo aradiringa n'ibintu byo muri Uganda no gufata telefone yanjye ntabwo aza kuyifata, uretse ko nanjye ntabwo mukeneye right now, ntabwo ngiye sasa ugasanga umuntu mushasha muri game arimo ararunning ibintu bye abyegereje umutima. Tuve ku bafana urimo kumva ubuzima uko biri kose ntabwo igitangaza waba cyo cyose sibyo. Ugomba kugira ubumuntu ukaba n'umuntu. I'm getting ariko rikamaze mwereke noneho nka The Ben ni umuntu. I'm very sorry to say ariko naza kubivuga and then araza kubimenya araza kubihindura. Ubundi abantu bajya batungurwa mbabwira ibintu ko ntabwo nabo. The Ben ntabwo ashobora guhinduka keretse apfuye akavuka kabiri. Reka nkwereke The Ben avugana ni inshuti ya Decat Babarawo. Ndabizi. The Ben ni inshuti ya Dumba. The Ben ahamagara Kazungu ka boss. The Ben yarakuvugishaga nubwo mwashwanye. The Ben yavugisha Kasuku. Noneho The Ben ni inshuti ya Kasuku kurusha twese. Urumva The Ben kandi abantu ntago babizi. Rero nicyo kirakaza Kasuku cyane. Urabona ko Kasuku afite ishaza. Ntabwo wibaze ko reka nkubwira ikintu gitangaje. Urumva? Ndaje ngurangirize ntabwo I'm not gonna make my point ukiriyemo. Urumva? Noneho The Ben akaba avugana n'umuntu na Tycoon Ndahiro Tycoon. Avugana nawe. The Ben avugana na Lucky. The Ben avugana n'abantu. Kandi abo bantu bose The Ben baba expectinga ko aza ku gupesa. Aza kubaha ku mafaranga. So uravuze ngo bose reka nkubwire ngo oya. Nta munsi n'umwe nigeze ntekereza uretse gato. Dumba naraye amajoro urimo kumva? Naraye amajoro urimo kumva? Nshaka kugira ngo uramutipe atabangamirwa. Then kora repost Kamaro. Urimo kunyumva umusa? Nta munsi n'umwe mu gitekerezo cyanjye nigeze ntekereza ko The Ben naramusaba n'igiceri. Sinzi kubyumvikana. Ariko mu buzima igihe umuntu anyeretse ko atari royo, ntabwo ndi royo nanjye. Ariko igihe umuntu Dumba umuntu uzagira image ebyiri. Turi kumwe? Urebye ikintu napfuye na The Ben ni ikintu n'amafuti. Ibi bintu by'uyu musore wafunzwe fata ku mavuta. Turi kumwe? Kugira isura yo kuzindukana niyo kuryamana ntabwo ibintu bikunda. Bafunze fata ku mavuta ntumaho umuntu arambwira ati uri mu bantu nabangamiye kuko fata ku mavuta yaragiye ngo ajya gushaka famiye yanjye. Arangije aza kuri Twitter ngo I'm coming for you. Ndaceceka umwaka ngiye njya ceceka ngategereza ndamutegereza mufatire ejo bundi hariya.
abantu batanabizi buriya fata ku mavuta yafunzwe bitewe kwari ko n'umuntu wagiye kumva space, umuntu wumvishe space w'umuyobozi aravuga ati umuntu ntari mu nazi ibyo ni ibiki ndi kumva ndimo gukina biriya bintu ariko ngo ntabwo azongera kwita baribu n'ibindi byagiye bikurikirana. Katugaruke gato, ndumva icyo nshatse kukubwira. Uriya musore yarampamagaye bro, antumaho umuntu aravuga ati niteguye gutakamba ngasaba imbabazi zaba izanditse zaba ziri imbere. Uri kunyumva? Fata tele, umuntu aranyegera, fata telefone ndahamagara, magara Muyoboke ndamubwira nti umujene ko ari gutakamba gutya nuko nguko hakorwa iki. Muyoboke arambwira ati niteguye kumubabarira pe. Turi kumwe, niteguye kumubabarira nta kibazo, ariko kundi kamaze mbwira bagenzi banjye abo mbasha kwegera. Arabahamagara, abatipe baravuga ati niba atanditse nta kintu tuvugana nawe. Yatuzonze igihe kirekire, niyandika akavuga ko ibyo amakosa yakoze asaba imbabazi. Turasaba turatakamba tuvuge ko twebwe nta birego dufitemo. Umutipe yarabyanze, ntabwo uyu mutipe se no yarabyanze, barabyanga bro, babirukankaho inshuro nyinshi, barinangira. Abanyamategeko bakavuga ati ni gute umuntu uri mu maboko y'inzego yandika yemera ibyaha, ntabwo bamurekura. Arandika, nagera hanze arandika agende ku binyamakuru asaba imbabazi, yewe n'itangazamakuru arihagarike. Abatipe baranga. Urukumagiye ko banyuzeho. Nta muntu yewe Debeli ntabwo yaragiye kurega fata ku mavuta, ntiyigeze amurega. Yafunzwe na space twakoze, inzego zikayumva, akumva ari ibigize ibyaha, baramuyora. Urukunyumva? Ariko kuba yarazi abo yahemukiye n'ibirego byatanzwe agomba kuzira, niwe yegere ngo asabe imbabazi. Naratumitse ngiye, ntabwo ntacyo nafata ku mavuta ku buryo na ibyo bintu byari kongera ngo gusaba imbabazi ndeke kubibagezaho. Ndumva Debeni ndabizi neza ko yakiriye ubutumwa buvuye kuri uriya mujene buri gutakamba ngo mubabarire. Bararuca bararumira barabyanga. Habura amasaha abiri ngo fata ku mavuta bamutware mu rukiko avuye kuri polisi. Yamaze icyumweru muri polisi abatumaho intumwa. Igihe kigeze cyo kujya muri polisi, habura amasaha abiri ngo aje mu rukiko, ngiye kubona mbona Debeni yanditse ku rukuta ngo ababariye fata ku mavuta ngo ari namusengera ngo nta kibazo. So Dumba, nzasigara ndi muri iyi si ndi umuntu umwe mani, kwihangana byarananiye. Wa mugabo we umaze igihe kingana n'icyo umwe bari kukwinginga, none uje kuko ufite igitaramo uje kwigaragaza neza imbere y'abafana bawe ko nta kibazo ufitanye na fata ku mavuta. Byaje kugenda gute? Nako ariko n'umunyamategeko afata ku mavuta avuga ati izo ni imbabazi za nyirarureshwa, umuntu wacyo amaze kugeza mu rukiko. Niba mu by'ukuri ufite ukuri cyangwa ufite umutima wo kubabarira, ikirego cyawe kiri mu rukiko, wamaze kugitanga, gikuremo. Debeni ahita yandika, hari umufana wamubwiye ati vanamo icyo kirego. Debeni aravuga ati nta kirego nigeze gutanga mu buzima bwanjye, ndeguriye mugabo. Urimo kunyumva? Umufana ararakara, bati guess what, yahise hamagara kano kapunda ati Debeni nibwo yahise yandika ibaruwa ako kanya, nta nubwo ari wowe wayanditse. Yasabye umunyamategeko barayandika, uriya mwana yurira moto yitwarira Debeni arayisinya, isubira ku munyamategeko. Aciyemo umunsi umwe yakoze iriya post. Ikintu kiriho, naravuze mu bintu nshobora gupasiyata, ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kwigaragaza neza muri public, nta kintu unafaka, nta kintu na kimwe n'iki na kimwe, nta munsi n'umwe uriya musore nigeze murakarira. Ariko ndavuga ibi bintu bishoboka bite? Ntabwo nabana n'umuntu ufite personality ebyiri. Urabeho, ndagusezeye. Dumba Witanguranwa wagombaga kureka uriya yari yafashwe n'amakosa ye, kuki washatse kwigira mwiza. Nahisemo Dumba Yes, wiriwe bure bimeze gute kama? meze mungu wanjye, meze Eh. bite se mungu wanjye? Poa. ubwo ntunyure iby'imashini wampaye nkayihaga DJ Geki, ntubinyorere. Oya buretse gato tumve Godfather then ndahita nkuramutse. Godfather umeze bite se? oya nta kintu umbwira, usanze umuntu ari kuvuga uniganye nkari.
naye none ntare se ngo niganye none se wowe ariko usanze umuntu ari kuvuga uhise umvugiramo wari kwihangana kamyoce twubahana nta kintu mvuze ariko ndi gusuhuza wa gisazi we ndi aho nyine gusuhuza ihangane urareka umuntu iyo usanze umugabo avuga urihangana akarangiza ijambo hanyuma ugasuhuza niko ikibazo cyawe ntabwo uri kunyumva ndagusuhuje ntabwo unyikirije wiriwe neza wa mfura we ndani zereka manzi mvuga urasuhuza nyuma thank you so ndumva rero nsoza ntabwo hari umuntu ushobora kwitegereza ngo abantu benshi baranyandikira niki ko wahoraga urwara niki wapfuye na debeni umva debeni sinafunga ntabwo nta hantu nzigera mpura na debeni kameme is a superstar ndi umufana uri kumwe platform zanjye ntabwo zishobora kujyana no kuri kimwe cya cumi cya platform za debeni sinzi uri kubyumva ariko uko waba uremereye kose uwo waba uri we wese ntabwo ushobora gutsikamira amarangamutima yanjye cyangwa kunumva ibintu icyo nicyo kintu cyatumye ndakarura mujeni turi kumwe nicyo kintu cyonyine cyatumye ndakarura mujeni nta kindi mfana we sinzi uri kubyumva apari y'ibyo noneho kubera iyo mpamvu navuze ndi okay n'ubundi nakuvana mbere nari umufana nkunda ibihangano bye nzakomeza mbikunde mbikine mbiryoherwe turi kumwe ikintu cyambabaje bakigese wati nyuma abantu bose n'inshuti ze ba hafi urukumva buri yagiye kwasaba imbabazi kurira Instagram yari yakoze yaragiye asaba Tom Close imbabazi ndabimenya asaba muyoboke imbabazi asaba bayingana imbabazi urimo kunyumva abantu bose bari bafite ahantu babwenda kira kibazo baragenda abasaba imbabazi inde fata ku mavuta no de ben abisaba abasabira imbabazi z'iki se abasaba imbabazi z'iki ziriya poster yari yakoze sinzi uri kubyumva aragenda ajya gusaba murangira imbabazi ibindi ntabwo nshaka kurengaho urukunyumva bya bindi nakubwiraga bro ndeba amajoro naraye urukunyumva nubwo mbere mvuze ibi bintu on public ndeba amajoro naraye urukunyumva ndeba ukuntu niteranye uriya mutipe kuko bwa mbere niteranye ndwara nafata ku mavuta mpangana nawe ni ukubera ikibazo cya debeni biriya bakoraga bataka imiryango ye nta nari gura na debeni urimo kunyumva umusenda afunga umutwe aragenda ibyo byose arabikora urukunyumva nitanyije n'abantu nagiye mu bibazo bye amagafata aragenda araceceka so kuva icyo gihe rero ndavuga ati umva twumvikane rero aka gasuzuguro nta munsi n'umwe nzigera nza kugusaba ikirayi cyo gushyira ku meza fata musumba zose urabiho ndagiye gufata kuva uwo munsi kandi n'uyu munsi urumva umusa nitambikiye umushuti wawe urimo kunyumva iyi saga ya Honorine niba ari Honorine uyu mugore ninjye wayirangije bro ninjye wazanye ijambo ishyanga bosi ntabaravana mo box man wambaye box y'umukara urumva ijambo ishyanga ndazana bitara kugira ngo ibibazo birangire bati uyu mutipe yambereye imbwa kuva uwo munsi amaboko ndayamanika